Bamikwano bazalingi baswiri yala hula baskwali kakati mugire mubyuka kakati bamikwano isi yo ishobora kubigeza harindi mukape mukanya narindi guhita mu binyamakuru bimwe na bimwe niho nguye ku nkuru yaciye kuri BTN TV. Murabizi nge na BTN tumeze gutya. Ariko hari ibintu bigenda bigaragara hirya no hino bigenda binakura kabisa. Sinzi izi ni inshingano z'ababyeyi kugira ngo buri mubyeyi wese yegere iki nicyo giho by the way. Buri mubyeyi wese yegera umwana aganire n'umwana, uganire n'umwana uganire nawe atagutinya, uyumva ari free, yumva avuga ati ndivugana na mama, ndivugana na papa, kugira ngo byibura umwana kwiyumvemo nagira n'icyaba nazatinye kubikubwira. Hano hirya mu murenge wa Kinyinya, ni mu murenge wa Kinyinya aho umusore w'imyaka 25 yakoreshaga abana imirimo idakorwa. Nimvuga imirimo idakorwa, ibaze ku yarongoye abana, umukuru wari urimo yarafite imyaka 11, abahungu ndetse n'abakobwa. Ibi bintu ntago bikiriho ngo uyu mwana n'umuhungu nk'umukobwa. Cyeri wacu nibwo batwambikaga ibikabutura by'ibikoboyi ngo kibaya taturongora. Mbuza kibaya mitanibuka kibaya n'umugabo wabiciye bigacika. Yari umusore wabiciye bigacika mu karere k'iwacu, mu karere ka Ruhango. Yarongoraga abagore, yarongoraga abana, yarongoraga buri kintu cyose asanze cyose. Kandi uwo yarongoraga yamuteraga n'ubwandu. Uwo yari kibaya. So ababyeyi benshi rero byabakize kuri pressure, bamwe bakanga kutwohereza gutashya ngo tudahura na kibaya, abandi bati mujye mutaha kare mudahura na kibaya. So kibaya yari yarabaye kibaya, ariko muri ino si ba kibaya baracyahari pe. Ba kibaya baracyahari. ubwo abo bana ababyeyi babo babegeraga bose bahurizaga ku muntu umwe. Nyamara nyiri kubikora nawe nago yagize ati, nago yabihakanye. Yavuze ko koko abo bana bakoresha, kandi abo bana bakoresha twakundi umuntu ahamagara umwana ati ngwino nguhiki, akamusanga muri ghetto ugasanga mukoresheje ibidakorwa. By the way, ibi nago bikiriho ngo umwana w'umukobwa niwe bafata ku ngufu, umwana w'umukobwa niwe bakorera ibyamfura mbi. Hoya n'abahungu ibi ngibi ndabigarukaho. N'abakozi mufite ubwanyu mu nzu, mujye mugerageza mutega abana amatwi. Gerageza utega umwana ugutwi nakubwira mama, aho kumusunika ndeka ndinaniriwe. Umwana uhora umubona nk'umunyamafuti. Umwana mutega amatwi. Mutega amatwi. Ibi bintu bireze pe. Ba kibaya baracyahari ahantu hose. Ba kibaya ariko mana Satani yagendereye. Ibi bintu birambabaza ngewe. Umuntu hohotera umwana abansonze, abambabaje, abaneye agahinda. Ariko tujye dukuramo nicyo kwiga. Abana birirwa muri karitsiye bazungazunga, ba mama bagiye gukora yego, ariko se gutusya ufata kana kawe ukagasiga ahantu utazi. Isi yo yaricuritse na ba muyomba n'abasaza babana basigaye bafata bashiki babo. Ubu uracyafata abana bawe b'abakobwa ukabararazanya bakararana na basaza babo. Ibi bintu byagombye gucika. Aba bana batangira bakina iby'abana, ugasanga umwana yuriye mugenzi we, ugasanga bakoze ibitakagombye gukorwa. Kubera iki? Isi yo yarangiritse, social media zaraje, abigisha imibonano babaye benshi. Babaye benshi, abana ubwongo basigaye bavuka wagira ngo babyigiye mu nda, bwaratogose. Umwana reka babwire, umwana uvuye uramufasha inshingano mutwaye ku ishuri. Hari n'ababaha school bus.
igihembwe kikarangira umwana agatahana bireti utazi uko umwana yiga. Nono ibintu ntago bikiri ibya kera ngo wenda na bireti nta nubwo bazitubazaga iwacu kera. Isi yaricuritse, isi yarahindukiye. Nimba ugiye ubyumva hirya no hino nga umwarimu yafashe umwana ku ngufu, umwarimu yahohoteye umwana mu buryo runaka, ibi isi yaricuritse. Ababyeyi ni inshingano zacu. Nk'uko uvuga ngo umwana wanjye ararya iki uno munsi arambara iki, ni inshingano zawe nk'umubyeyi no kumenya ngo umwana ku ishuri byagenze gute, umwana yize. By the way, hari mbabwira akandi kantu gatoya, ko umwana iyo utamukurikirana ku ishuri no ku ishuri arigomeka. Bakaba bamuzi nk'umwana w'inkubaganyi, umwana w'indwanyi. Kubera iki? Nta muntu agira umukurikirana ku ishuri ngo byibura umucyahe. Mucyaha abana. Mucyaha abana kandi mubaganiriza. Nukuri hari ibintu biba bibabaje kumva umwana w'umuntu ngo yangije umwana wawe. Uriya barateruye baratwaye bajyanye mageragere ngagiye kurya impungure. By the way, kubera icyo aba basore n'aba bagabo bahohotera abana mutabakona. Mubakone. Umunsi mwakonye y'umwe mugakona yo babiri mugakona yo batatu. Wallahi biraha abagabo bazasubira ku murongo. Hari umwafandi umwe mu karere k'iwacu, mu karere ka Ruhango, nkunda kugagarukaho cyane. Yari yarahabije abagabo bagira gute, bakubitaga abagore, umugabo wakubitaga umugore, umugabo warongoraga umugore we ku ngufu. Nago muzi ko abagore nabo babarongora ku ngufu. Icyo nago mukizi. None mukimenye. Nago muzi ko abagabo bahohotera abagabo babo, abagore babo mu ku ngufu. Ukamukoresha imibonano mpuzabitsina umugore atabishaka. Nabyo ukabimukoresha atabishaka. Barahari benshi cyane. So uriya muhafande yari umumama, sinza kumuvuga izina, ariko yari yarahebeje pe. Hahandi umugabo yajyaga gukuramo ipantaro ngo ahohotera umwana w'umukobwa. N'imbaraga nazibona. N'imbaraga nazibona kubera ko bakugezagayo akabanza akagufatira supiriyani. Akayikubita ku meza. Yamara kuyikubita ku meza, wasohokaga yuvuga ati mane y'isi mu ijuru nibizongere. Kabone niyo yabarinda yawaguze ku isoko. Uzwi ibintu mu bikinisha. Mubakone batuvire ku bana, twikuriza abana. Uko umwana wuriya yabaye umuyayu siko nuwanjye azaba umuyayu, siko n'uriya azaba umuyayu. Hari abana bo bari blessing, Imana ya blessings, bafite n'ababyeyi babumva baganiriza ababyeyi abana babo. N'abana b'abahungu rero barahohoterwa, si abana b'abakobwa gusa bahohoterwa. Ariko Satani yazanye ubutinganyi we. Wa mana we. Mujya mureka imijyi imwe n'imwe ishe. Kubera ko mwaratwangije mbwa mwe. Mwatwiciye abana, mwatwiciye urubyiruko. Fata umwana w'umusore w'imyaka 25 guhohotera umwana w'umuhungu. Uza gahinda inimba ubuteye bare y'abana. Uzi icyo ubibye wowe rubyogo, wowe rubyogo rwakabya kamwe wowe ndeba. Uzi icyo muba muri kubiba mu bana babandi. Imana igihe ababyeyi kwihangana, ariko dukanguke tube maso. Isi yaricuritse, isi yarahindutse. Izi saha umuntu atinya no gusiga umwana we mu baturanyi kugira ngo umugabo ahasanze atamuhohotera. Mwagiye mubyumva. Njya numvise story imwe yo muri Kenya hano hirya, aho umuvandimwe wundi yasize umwana we mu rugo. Umugabo wa mukuru we afata umwana w'uruhinja Moshe. Umwana w'uruhinja. Nimba nibuka neza n'imyaka 2. Ararurongora amaze aranarwica ajya kurujugunya. Ariko isi murayireba. Turi mu kinyejana isi yarihindukije n'abagore muhohotera abana. Abakozi baje kubakorera mukabahohotera, bakaryamana namwe.
ngo nuko ari ba nyokobuja. Mukabategeka kuryamana namwe ngo nuko ari ba nyokobuja. Abana b'abakobwa baje kubakoresha nabo mukabategeka kuryamana nabo. Ibi ntabwo bikiriho ngo ngo uri abagabo nibo babikora, n'abagore. Ariko se turarwana n'iki inshuti z'Imana? Turarwana n'iki? Iyi si twese ko tuyisoromaho ibibabi. Tuzacumuzwe n'akamanyu k'umutsima. Tujye ducumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Banange. Anyway, iyi ngingo yo abana nimba wumva ko umwana wawe umuhaye agaciro, nkuko wumva ko wibaza ngo ejo azarya iki, ejo azambara iki, ejo aziga hehe, muhe n'agaciro, bamba umuhe umwanya, muhe time. Yega amafaranga turayirukanga inyuma, ariko amafaranga ntago ariyo kamara byose. Amafaranga uzatunga umwana wawe aburaye, amafaranga yawe uzatunga umwana wawe adafite ubuzima, nabyo ni ibindi. Ariko se aba bantu bo ingamba nizi, nje nkanjye Shakira nabasabira kubakona pe. Buri mugabo bazabasanga izi saha abagabo bari kubyara mu bana babo. Abagore bamwe na bamwe basangiye abana abagabo, bamwe baranacecetse banga no kubivuga, biratagera mu itorero, baramuzi ko ari uwo mu itorero, baramuzi ko ari uwa hehe, ukemera ugasangira umwana n'umugabo wawe, umwana na se. Bitekerezeho, umwana na se. Abagabo basigaye barongora abana bibyariye n'ukuri kw'Imana. Ubu ngubu noneho hita ugirira impuhwe wa wundi waje azanye iki, yizaniye umwana. Wagiye gushaka utwaye umwana mukwano darling. Usibye Imana yonyine no kwicara ukaganiriza umwana wawe. Ikindi cya kabiri, mureke kubeshya abana. Aho ngaho niho muhera muri beshya abana. Umwana umugejeje mu rugo rw'umugabo utangiye kumubwira uyu ni daddy wawe, umwana akura yisanzura kuri daddy agatanga minerivare, agakora ibishoboka byose. Yamara gukura yabona umwana azanye yamannyo amwe agenda dedera, urabyumva, daddy agatangira kuba daddy kwa akicara akamubwira ati burya nge naragufashaga, nagura umwana wanjye, nagura umwana wanjye, iso yitwaga gutya na gutya na gutya. Ababyeyi mbere yo kujya gushakana abana mujye mubabwiza ukuri, yicara bizi. Mubwire ati rero iso ni Rudoviko wahariya hepfo mu Gasyata, uyu siso. Umwana byibura rye yicara avuga, naba ari umwana ufite ubumuntu anavuga ati uyu si data, mfite uburyo mwitwaraho. Kubera kuko nakwisanzura kuri data siko nakwisanzura ku mugabo mukuru wanjye cyangwa ku mugabo wundi. Abana mubabwiza ukuri, mureke kubahisha. Mwana mubwire ko wamushakanye, bitwaye iki? Uzabimubwira ari uko amaze kuryamana n'umugabo wawe. Nanti dada tangira ari daddy mwana wanjye amukora ku kanyonyo, nta kibazo mwana wanjye, eregura umukobwa wanjye. Wewe muhumuke, utaza kumva mvuga ukagira ngo hari icyo mvuga kitabaho. Ntacyo mvuga kitabaho. N'abagore nuko bafata abana abagabo bashakanye abagore bakabakoresha, umwana agakura mukasa mukoresha ibyo mu buriri mbye. Hari abagore batagira isoni, barahari. Isoni zo bagize bati bazineye kera, bamaze kuzinya, barahari. Ariko se twemere twarura akarura, natwa akarura tukamire koko? Kuki tutagira gusebamo muri twebwe byibura ngo twikomange ku mutima, koko? Aya marira y'aba bana azagarukira he? Ese azahozwa nande? Abana murabahisha imiryango yabo, murabahisha aho bavuka.
ukazisanga umwana ashakanye na musaza we. Kubigarura bigeze he? Kubigarura bizabigeze he? Twababwije ukuri. Erega isi irazenguruka, kandi isi ni akadomo, nubwo muvuga ngo wenda ni hafi. Wapi? Ngo muhita nini? Ni akadomo. Uva hano ukajya muri Amerika ugasanga yo mubyara wawe. Ugasanga yo mubyara wawe. Isi yo yaricuritse, nimba musenga ni musenge. Kubera ko izi saha tuvugana, nyoka gutwara umugabo. Nyoka gutwara umugabo da. Nyoka gutwara umugabo, umubyeyi wizeye, wumvaga ari mama wawe, akagutwara umugabo. Ariko akenshi, mbisubiremo, akenshi usanga ari bababyeyi binakoreka, binashoboka, batazi Yesu Kristo n'umukiza wacu, batamuzi, batazi ko Imana ibaho, badafite gusenga, badafite no kwizera muri bo. Erega hari ababyeyi, si buri muntu wese ngo ni umubyeyi. Hari ababyeyi bananiranye. Abana mujye mugira inama ababyeyi. Isi yaricuritse, zisaha abana tugiye kujya tugira inama ababyeyi. Ariko se nanjye ndi umwana ra, nanjye ndi umukecuru winavugirwamo. Abana mujye mutugira inama. Izi saha ntago biriho ngo erega reka mbabwire n'ibigoryi birakura. N'ibigoryi birakura pe, bikanasaza. Wa mwana wo ndeba wigira ubwoba kubwira nyoko ati mama ibi bintu naga ari byo. Nashaka azakureba igitsura ariko uzarimubwira, uri mudomeke. Uri mudomeke umubwire mama please ibi bintu si byo. Mubwire papa hoya ibi bintu ntago bijyamo, ntago bigendanye n'imyaka yawe. Abana mugira ababyeyi inama. Nimba atari ibyo, ababyeyi bazabasebye. Doraho magazi. Bazabasebye imbere y'abakwe banyu, y'abakazana banyu, ababyeyi bazabasebya pe. Ariko rero noneho tugerageze byibura tugarura ubumuntu. Tuba abantu, kubera ko aho umuntu uziko hari story numva y'umuntu, nkahita mbona hari inyamaswa neza imurusha ubwenge. Nkahita mbona hari inyamaswa imurusha ubwenge. Izi saha nimba tutangiye kujya tubona ababyeyi bari kuri social media bavuga ubusa, bani ku busa bwabo. Mwababyeyi mwe, mwabagore mwe, ntago mujya munatekereza ko nyuma ya social media hari ubundi buzima. Nyuma ya social media hari indi si. Social media iki gukora ni nka bya bindi bavuga ngo Satani arakoshya bwacya akaguhururiza. Iyo ni social media. Mama byuka mu gitondo witunge kamera, uvuga ububwa bwawe, cyangwa ugende bagutunge kamera uvuga ububwa bwawe, uvuga amabisi yawe, uvuga imva n'imvano zawe. Nuva kuri kamera nibwo uzamenya ko ibyo wahomvaga byari amahomvu. Nibwo uzamenya ko ari umwanda bro. Uri gusebya abana wabyaye, uri gusebya umugabo wawe, ugasebya naho washatse, ugasebya naho uzapfira, nirimbi bazaguhamba mukabora risebeje. Mujye muvuga muziga, mujye mugira utwo mwisigariza abana, muraseba imbere y'abana, muri guseba imbere y'abana. Izi saha hari abana bamamagara ati Shaki mama gutya na gutya, ati ubu ngubu nta hantu naca. Kubera iki murasebya abana? Mwababyeyi mwe murasebya abana, muri gushukwa na social media. Buriya reka babwize ukuri, burya no kuvuga ngo wenda ngo urashaka ngo kwamamara mu mabi bisobanuye iki? Wamamaye muki mu mabi? Nurangiza ujye hari upfukame hasi ngo mana mbabarira ngusabye umugisha. Gute Imana izaguha umugisha? Gute Imana izaguha umugisha kweri? Ejo bundi hari umudamu wamamagara ambwira ngo nimubwirire kanaka, sinza kumuvuga izindi, icyo kinyamakuru sinyivuga, ngasibe ngo inkuru twagiranye. Nayo yasiba, uriya n'umugati we.
ahubwo icara wikomanga mu gatuza uvuga ati nakuriye ubusa ndi ikigoryi kujya kuvuga ibitavugwa ngo urashaka attention, urashaka ko abantu bakumva, urashaka abantu iki, wungutse iki? Nimba ushaka kuvuga kujya udafata telefone yawe ukamera nkanjye ukirikodinga ukavuga utagiye kucuruza iyo nkuru ahandi, wenda niwumva bikurambiwe, niwumva biguteye isese mukazabyisibira ukazabisiba, ariko se uzabisiba icyagiye hanze ko kiba cyagiye hanze. Ariko izi saha uri kurwana n'isi, uri kurwana n'ibintu byakuvuye mu kanwa, uri kurwana n'amagambo wivugiye, yaguteye depression, yaguteye stress, wivugiye, abana barakubwira mama uyu ni wowe cyangwa uyu si wowe. Ibi ngibi bibwire n'abantu bajya mu nsengero. Mu nsengero habayo kamera itagigwa, n'uyifashe kamera uriya niyo bakubita amagini bagatokesha ntashobora kugwa, ahora ari standard, ari kodinga. Anytime ujya kwibona kuri social media, ukajya kubona ukibona kuri WhatsApp, ukibona kuri TikTok, uraho ngaho uri kwiva umuvi, wivu nyanze wivu yanze bro, ukajya kubona ukabona wisanze hariya. Abantu mujye mukora ibintu bimwe na bimwe mubikore mwashishoje, ubikora washyizemo akenge, ubikoresha ubwenge bwinshi cyane. Iyi si bisaba kuyiba umugono, iyi si kuyibamo bisaba kuyiba umugono. Nkuko wigira indyarya ku bantu, nawe iyi si yigireho indyarya. Bimwiya ubyatura ibindi ubireke, hari bitajyamo, mujye mwireba. Abana mugira inama ababyeyi. Ubu abana bagiye kujya bicaza ababyeyi. Shakira yavuze ngo tujya tubagira inama. Mubyuke mwemeretse kuryama. Excuse me gato. Mwemeretse kuryama. Mugira inama ababyeyi. Kora ko ababyeyi bambi nabo baratana, bari mu murongo mubi. Ababyeyi bari mu murongo mubi. Ariko biri serious. Buriya ushaka amahoro yose ushaka ahera mu rugo. Amahoro yose ushaka ahera mu rugo. Umunezero ushaka uhera mu rugo. Ibyishimo ushaka bihera mu rugo. Mureke kuba inyamaswa mu rugo ngo nimugera hanze muba abantu. Hanze bakumenye nk'umuntu wigira mwiza, uvuga neza, uvuga utugambo turyohereye, nyamara mu rugo uri inyamaswa yigendera. Umugore navuga, abana nibavuga, uri intare. Uri intare, uratonoma. Waye hari abantu bateye gutya bijijisha hano hanze shaho, ariko waganira n'abagore babo ukumva n'indushyi zicaye mu nzu, ukumva n'indushyi pe. Umugore akaba adashobora kuvuga ijwi ringana nk'iri ryanjye mu nzu, basohora ishyano bakajugunya hanze. Nyamuneka amahoro ahera mu rugo. Buriwe nawe winjira mu rugo ukabona umukozi arakwakiriye, aguhaye juice, ayifashe muri frigo araguhereje, ujye umenya ko urugo rurimo amahoro. Hari n'abatazi ko muri frigo z'abakire basasa. Ukabona abana umwe araca hari, undi araca mu nguni, undi arihisha, nakwishima nibaseka mu rugo, nibakina reka uzamenye ko urugo rurimo ibibazo. Ariko amahoro ya mbere ahera mu muryango. Amahoro ya mbere ahera he? Ahera mu muryango. Nimba ushaka amahoro, nimba ushaka ibyishimo, banza utunganye ibiri mu nzu yawe. Nuva mu nzu umugore avuga neza, aseka, uzagendana n'umugisha. Nuva mu nzu abana bishimye banezerewe, ibyo hanze burya niyo bagutesha umutwe bakagutera stress zingana iki, nta nubwo wakagombye kubiha umwanya, kubera ko abo mu nzu yawe ubwabo bagusabira umugisha. Ariko izi saha hari abagore umugabo asohoka akavuga ati yaba imodoka yari rukubise, bakamamagara bambwira ngo birarangiye. Kuki ugera kuri kayo kumva ko umugore yagusengera iryo sengesho? Kandi amasengesho y'abagore kakurikirana, amasengesho y'abagore kakora.
kuki wagera kuri level yo kumva ko umugabo mu rugo asigara kuvumira ku gahera? Kuki wakumva ko iyo level wayigeraho? Ibyishimo bya mbere bihera mu muryango, umunezero wa mbere uhera mu muryango. Nimba ushaka kwishima, ushaka kunezererwa, banza ushimisha abari mu nzu yawe, banza uvuge rumwe n'abari mu nzu yawe, banza umva niba biba ngombwa ujye baragize impano n'abasengera. Ibyishimo bya mbere bihera mu nzu. Ni amahoro uzabona yo hanze hano, niyo waseka ugasekera abantu 100%, ariko ku mutima ubizi neza ko mu nzu mu rugo rwawe nta mahoro arurimo. Urashaka ko abana biga neza batahana amanota meza, nyamara mu rugo ni intambara. Ni intambara. Aba bana bahura n'uruva gusenya, nibo babigenderamo. Mama na papa barara barwana, mama na papa barabacyocorana, na ucanura uwaka nundi, buri wese arakora ibye nundi agakora ibye, bagera mu rugo bakabena nk'inzoka ziba mu mwobo umwe. Utekereza ko abana bazaba bati? Abana bazishima bati? Abana bazanezerwa bati? Usibye ko icyo bazakora cyambere n'ugupfa mu mutwe. Nyamuneka twite kuri aba bana. Yego ibibazo ni byinshi, stress dufite ni nyinshi, ariko se abana bazazira ibicumuro byacu nabo? Ngo nuko Bibiliya yabivuze ngo murabana gukiranuka kwa base. Gute se? Gute babigenderamo? Tugira ubumuntu. Niba ufite ubumuntu, ntabwo uzirinda ko mugenzi wawe ababara. Uzirinda ko mugenzi wawe ababara ufite ubumuntu. Nimba utinya kubabara wowe ubwawe, uzirinda ko mugenzi wawe ababara. Ibyishimo bya mugenzi wawe bigira ibyawe. Ese nishimye niki cyabuza abandi bana kwishima abo ndi kumwe nabo? Niki cyabuza umugabo wanjye kwishima se? Siko ndwara bagahangayika, naba navuga bagahangayika. Uzi kuba mu nzu abantu bifuza kuvuga, uzi icyo bisobanuye? Ndaceceka gati bakazana amazi, bakazana iki, bakavuga ati ubaye iki, bigenze bite? Kubera iki? Hari impamvu bifuza ko mvuga. Hari impamvu bifuza ko nahora mbaganiriza. Hari impamvu bifuza ko nahora nera story. Tugira ubumuntu. Ntabwo tuzaba beza kuri kamera. Mu nzu turaramo turi ibinyamaswa byigendera. Ngo nituza hano tubakinga uruhu rw'ingona, twambare makeup tuberwe. That's why rimwe na rimwe nge nsigaye nza ndi na makeup kugira ngo nyine murebe. Naho abantu bishe muri makeup umutima basize isura, ariko mu mutima hariho ico, hariho ivumbi. Ubuzima bw'abana bacu, umwana ni igihugu, umwana n'umuryango, umwana ni byose. Tubanze tumenye abana, tubanze turwane ku ntambara z'abana mbere yo kujya kurwana intambara z'abandi. Abantu bari bize bari kurwana intambara z'abandi, zo mu nzu baziretse. Izo mu nzu mwazirengagije bebe, muri kurwana intambara z'abandi, muri kurwana n'abageze ku mashimwe, muri kurwana n'abo Imana imaze guha umugisha, muri bize muri kukubita abaye Imana yahaye umugisha, ariko ibyo mu nzu yanyu biri kwangirika. Reka nsoze vuga ni Imana iduhana umugisha, ariko umubyeyi ahava akagera, nimba wumva uri umubyeyi, n'uzaba umubyeyi weje uzareba ino video, nyamuneka ita ku mwana wawe, umenye ibimubongamira mu rugo. Abakozi bangiza abana, abakozi birirwa bahondagura abana banyu, ariko kubera ko udashobora kwicara ngo wumve umwana icyo akubwira, umwana arabibika. Kubera ko utazi uko umwana we yaryamye, umwana akabibika akakurana umujinya. Kubera ko utazi uko umwana wawe yakarabye cyangwa se yariye, kubera ko wowe urahuze uri gushaka minerivare, ariko minerivare uzazishakira umwana wamaze kumugara se? Uzazishakira umwana wamaze kumugara? Uzazishakira umwana wamaze kwangirika mu mutwe? Niko bizagenda. Abakozi bahohotera abana, mube mubizi. Cyane cyane uri ureba ukavuga ati uyu mukozi ni umwana mwiza, mfatira abana neza. Jyushiraho ijisho. Hari igihe uwo wita ngo ni mwiza ari we wasanga ari we mubi. Kira ngo mwarabyumva ejo bundi umukozi yakubise umwana w'umwaka, imyaka 2, aramukubita,
amuziza yuko yinereye umwana w'imyaka 2 uri innocent utazi no kunyara utazi no kwisiga ari amabya ashobora no kuyanya akayarya aramukubita paka mumaje mu mwuka. Ababyeyi mwagiye mwungutse iki? Mwungutse iki? Kubura umwana kubera kundi yamukubise. Umukozi wizaniye mu nzu akesha aba bakozi mubafata nabi nabo bakabafatira abana nabi. Icyo cyo ndagisubiramo. Umukozi muhe uburenganzira bwe, muhe icyo ashaka, mufate nk'umuntu, uzasarura byinshi kuruta uko uzamucunaguza ukamufata nk'akanyamaswa, ukamufata nkaho nta kintu avuze mu rugo rwawe. Ibi bintu mu bitandukanye. Kuba umukozi wamuzana ukamwigisha akazi ukamukaruma bitandukanye nuko wamuzana ukamwima ibiryo, ukagira gute, ukamwima isabune, ukamwima icyo kurya, ukamwima icyo kunywa, ngo kandi urashaka kakurerera. Aba bana tubakura mu miryango ikennye, tukabakura mu miryango nabo bwabo ubuzima bwaranze bashaka kwihigira ubuzima. Mufashe nk'uko wafashe umwana wawe. Umwana we yakosa wamuhana, nawe wamuhana, wamubwira ati iki kintu sicyo, gikosore, kandi buri bumugiriye neza kuruta uko waceceka ukabimira ukamuhimisha kuba hari ibintu bimwe na bimwe utamuha. Cyo ndakikubwiza ukuri. Tugira ubumuntu, nyamuneka tugira ubumuntu. Aba bana bacu nibo birangira babiguyemo. Nibo birangira babiguyemo. Anyway, tuganiriza abana, tunabiteho, tunabamenye. Abana nimba ufite umwanya, free time yawe, kora za siporo n'umwana, ubona umwanya wo kumuganiriza, ubona umwanya wo kumuba hafi. Mu by'Imana izagushinza no mu by'umwana azagushinza, nazigera gushinza ko wamuburiye umwanya, nazigera gushinza ko utamubereye umubyeyi, utamugiriye inama, utamuganirije, wamutererana. Azabura ubwenge bw'isi yakuze wenda, ariko byibura mwiterura hano hasi. Bana nawe. So ndagira ngo nsoze rero, mbabwira ngo ubuzima turimo rimwe na rimwe biranga, ariko ejo bikemera. Nta mpamvu yo gucika intege, nta mpamvu yo kumva ko ubuzima bwarangiye. Wumve ko ugeze ku musozo wa nyuma, na nyuma ya zeru Imana irakora, kandi aho wireba ukabona nago wajyamo ejo wakwirwamo. Kandi aho hejuru uri nanone wumva uri igitangaza, wabyimbanye abantu, wasuzuguye abantu, ejo wahahananuka ukabikubita hasi ngo pa, ugakubita inkono y'amabyi ngo pa hasi ku mazi, ukabukubise hasi. Sibyo? So ubuzima burahinduka. Wisuzugura umuntu kuko izi saa ameze nabi, uwo wita kameze nabi ejo yagusuzugura ari wowe umeze nabi. Njye nsigaye mbona bita, mbona bishwanyuka, mbona biturika, mbona biguruka. Umva, mukore subscribe kuri YouTube channel ya Shakira, mbona bihita. Tujye twiganirira, tujye dutera story, tujye twiganirira, tujye tureba ibyangiritse tubiseke, ibyemeye nabyo tubiseke. Abababara bababare, kubera ko n'ubundi twebwe turi kwisi, kandi mission yatuzanye kwisi nirangira tuzataha.